urashaka kugura inzu muri Kigali ariko apana inzu yari yose, ushaka inzu iri kuri kaburimbo, inzu nziza kandi iri moderne. Uyu munsi nerereye Kicukiro ku Muyange, aho nje kubereka ino nzu nziza iri inyuma yanjye. Ni inzu nshyashya ifite ibintu byinshi byiza byo kureba. Reka mbatembereze. Muraho neza, ni Banamwana Hoffman Prince kuva muri Quick Homes Rwanda, ya kampani bazanira amazu n'ibibanza bigurishwa hano mu Rwanda ndetse no muri Kigali. Uyu munsi nereye Kicukiro ku Muyange, namwe ni mu ndebere ino nzu nje kubereka uyu munsi. Inzu nziza ifite design nziza cyane. Iyi nzu ifite ibyumba 4, toilette cyangwa se ubwiherero n'ubwogero bune, ikagira salon ebyiri, ikagira office, gusa ikaba ari inzu nziza cyane iri no kuri kaburimbo. Iri ku isoko kuri miliyoni 200 z'amanyarwanda, ukaba wayigurira uyu munsi. Twandikire uciye kuri contact ziri muri description y'ino video ndetse no kuri no screen. Reka dutangire ino episode. Ukigera kuri iyi nzu, ikintu cya mbere ubona nuko iherereye kuri kaburimbo, iri main hano ku Muyange. Nukuvuga ntabwo ukeneye kujya mu muhanda w'ibitaka, ahubwo tugira iwawe. Wahagera ukahasanga iyi parking, ni parking y'imodoka ebyiri. Hano hari amapave, nukuvuga amazi, control yayo iroroshye. Ariko noneho umustar w'iyi episode akaba ino nzu iri imbere yanjye. Ni inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ariko kandi ikintu cyiza ngiye nayikundiye kurusha ikindi nuko ifite amabara makeya cyane. Bakuvuga ifite ibara ry'umweru, ikagira ibara nakwita ko ari cream cyangwa se coffee, ikagira n'ibara ry'umukara. Ahantu hose usibye inzugi, ibindi byose nta mabara yonyine, kandi avanze mu buryo buteye ubwuzu butuma iyi nzu ibitandukanye ndetse kandi isa neza. Design yayo ifite utuntu twinshi turi moderne. Tuvuga urugero nk'iri baraza riri hano hejuru riri cantilevered. Cantilevered ni igihe inkingi zifashe iri baraza ziherereye mu gikuta mo imbere, noneho y'ubwayo ikazireremba. Iyi design y'ahangaha, iyi profile y'imbere ya master bedroom, ko mubize kuyibona ko ari balcony ya master bedroom, isa neza cyane. Ndetse kuri uru ruhande rwo tuhafite izi cantilever ebyiri kuri ruriya ruhande ndetse na ruriya. Iyi nzu iri moderne kandi isa neza. Urebye amatara, kombinazo y'amabara makeya. Aho imbere tuhafite amapave aduha ikaze ku nzu, ariko amapave aroroha kuyakuraho. Uramutse ushaka jardin biroroshye cyane ko wayakuraho. Ndetse n'ahangaha tukagira indabo nziza ziri bien espacé, bigaragara ko igihe zizaba zakuze hano imbere rwose hazaba hari ishusho nziza cyane. Aha turi hari construction ziri kuba hirya no hino, niyo mpamvu muri kumva hagenda hazamo urusaku, ariko ntabwo uri butubuze kubereka iyi nzu kuko ni nziza cyane. Tugiye kwinjira muri iyi nzu, ni imiryango islidinga ndetse igaparika neza inyuma y'ibi birahuri. Profile y'imbere murabona ko ari nziza, ni floor to ceiling windows, ukuvuga ibirahuri bidaciyemo na rimwe, bigera hejuru ariko kandi bigaragaramo imbere. Tukagera muri uyu mwanya wa salon, naho ni murebe ukuntu uyu mwanya ari mwiza. Iyi nzu nakunze ukuntu iri clean, ifite ibintu bikeya, amadirishya menshi ku buryo ufite urumuri rwinshi mu nzu, ntabwo yijimye habe na gatoya. Ni inzu ikeye pe, kandi bikaba accentuwe n'irangi ry'umweru dufite rizengurutse riri mu nzu yose. Hano hasi dufite amakaro meza afitemo udustrix twa marble dukeya, itara ryiza mo hano hagati, ndetse kandi n'amatara azengurutse salon ya ambiance. Ikintu kimwe wabasha observa nuko iyi nzu ifite prise nyinshi n'amatara, aho mbese ama interrupteur menshi,
ko ubaze hano muri salon na salle à manger harimo prise arenga 6, ni ukuvuga ko rwose umuntu wayubatse azi aho isi igeze. Dukeneye prise nyinshi kubera ko tuba dufite ibintu byinshi ducomeka. Umwanya wa televiziyo uri kuri uru ruhande, noneho twajya ahangaha tukagera aho kurira. Iyi ni salle à manger ariko idafite ikintu kitandukanya na salon, ndetse idafite ikintu kitandukanya ndetse n'igikoni nk'uko tugiye kubibona mu kanya. Urabona ko nanone uyu mwanya rwose ni mwiza, urahagije, ni metero nyinshi zo kugira ngo ube washyiramo table à manger yawe. Tukagira no muri iki gikoni, ni igikoni kiri open, nanone nta bikuta biri hano hagati, so free movements. Ni ibintu byiza, ni design rwose ibereye ijisho. Igikoni cyiza gifite amabara meza cyane, granite countertops z'umweru, granite n'amabuye hano mu Rwanda barayacukura, ndetse tukagira n'utu tubati rwose dusa neza cyane, ndetse dufite na soft close, ni ukuvuga iyo ukarekuye ntabwo ugahita kikubitaho ahubwo ukifunga gahoro gahoro. Tukagira n'aya spotlights ari hejuru atuma igihe ufite ibyo uri gukorera hano uba ufite urumuri ruhagije. Aka gatara kari hano hagati ko gutuma ahantu hagira accent, ndetse umwanya wawe wa cuisinière. Hano tukagira umwanya wa frigo, ndetse n'iyi sink cyangwa se aho kogereza ibyombo, afite faucet isohokamo kugira ngo ube wagera mu nkingi zose. Inyuma gatoya hano dufite umwanya wo munsi escalier, aho bawusize ko waba stock, donc ushobora kuwukoresha mu kubika ibintu bitandukanye ukenera hano mu rugo ndetse no mu gikoni cyane cyane. Floor plan y'ino nzu ukuntu iteye, hano hasi tuhafite salon, salle à manger n'igikoni. Inyuma hano gato tukagira icyumba kimwe gifite douche na toilette ndetse na office. Reka mbere kuko biteye. Aho imbere niho dufite office ntoya, naka office ko mu rugo. Ngira ngo covid yaza, trend yo gukora mu rugo yagiye yiyongera, kandi ahantu turi hari fiber optics, so biroroshye cyane kugira internet nziza ku buryo akazi ukora bagakorera hano mu rugo. So n'akanya basize ka office yawe yo mu rugo. Aha kuri uruhande akaba ariho dufite icyumba cya mbere. Ni icyumba cyiza kandi kinini, ngira ngo nk'uko mubibona ni icyumba cyajyamo igitanda gifite nka metero 1 na santimetero 60, ugasigarana umwanya munini uhagije wo kuba washyiramo garde-robe kubera ko bitazana. Ariko overall bimwe nababwiraga, amadirishya yaho ni manini cyane ku buryo pe ufite urumuri ruhagije rutuma mu cyumba cyawe haba habona. Iki cyumba gifite douche na toilette, ariko nabyo byiza cyane kuko ngira ngo duhereye nko kuri uyu mwanya wa lavabo, murabona ko ni lavabo yisanzuye, ifite itara ya hejuru ku buryo uba umurikiwe neza. Amakaro bakoresheje muri zino douche ni meza cyane, ntabwo anyerera, afite utuntu tw'uduheri, ariko kandi asa neza. Munyaryabara twabonye hariya hanze. Hano tukagira toilette, ndetse no kuri ruhande tukagira umwanya wo kogeramo. Ubona ko rwose byuzuzanya. Bimwe nababwiye accent zose zo muri iyi nzu zisa umukara. So duhereye kuri aka kantu kajyaho amayisima, tukaza hano tureke ibintu byose ukenera wiborosa, tukaza kuri aka ngaka nako kajyaho amayisima, itara, ziriya devices za douche, byose bisa umukara n'utuntu twiza bigaragaza ko uwayubatse yari afite attention to detail, so yari yitondeye utudetaye twose. Tuzamutse hano akaba ariho dusanga escalier zitujyana hejuru, ariko izi escalier sinazicaho nazivuze kuko uyu mwanya basize w'iri dirishya rigera hejuru utuma iki gice cyose kigira urumuri rwinshi ruhagije, kitaba kijimye, ndetse ubona inzu ifungutse kurushaho. Byari navugaga umukara na accent. Dufite n'utu tuntu tw'udutara tukumurikira igihe ari nijoro kugira ngo hatagira unyerera. Ni utudetaye twiza dutuma ino nzu itandukana. Tukagera kuri iyi landing itugeza kuri floor ya mbere. Ahangaha tuhasanga indi salo y'inyongera, chambre principale n'ibindi byumba bibiri. Reka duhere kuri iyi salo mbereke uko iteye. Iyi salo ni nziza, ni murebe ukuntu uyu mwanya ungana, ni nini cyane kandi irahagije kuri famille. Gusa ifite nanone amadirishya menshi, kandi nk'uko mubibona kubera ko twageze kuri etage ya mbere nta grillage ziri hano, ni ukuvuga urumuri ruzana n'ikintu gitoya kirufashe. Dufite floor to ceiling sliding doors kuri uru ruhande kugira ngo ubashe kuba wajya hanze. Tureba balcony mu kanya, ariko n'iyi corner window iri hano
byose bikontribuwa mu kuguha urumuri ruhagije muri iki cyumba. Kuri uruhande niho bashyize plugs za televiziyo ukeneye, kuko iki cyumba gisiporwa kuba ari icya televiziyo. Gusa mbere ko tunaharenga hano tukagira ibaraza ry'ino chambre principale. Muri hangara none kubera urusaku dufite hafi y'ama construction sites, so bari kubaka hano. Dufite balcon nini kandi izengurutse, ni nziza kuko iguha view y'igice cyose cya Gahanga kiri hakurya hariya. Ni ahantu heza, ariko kandi ushobora kwicara nimugoroba ukagira akantu kari kozi. Aha murabona ko Muyange rwose kaburimbo bazishyizemo, ni quartier nziza kandi iri moderne byo guturamo. Twakwikomereza tukagera kuri iki cyumba cya kabiri cy'iyi nzu. Ni iki ngiki, ni muri ukuntu iki cyumba ari kinini, ni kinini cyane, washyiramo ibyo ukeneye byose. Ko hano niyo yaba queen size bed, mbese metero imwe na santimetero 80 z'igitanda cyakwiramo nta kibazo. Dufite idirishya rinini hano n'andi abiri ku ruhande yo kugira ngo ugire urumuri ruhagije mu cyumba cyawe. Ariko kandi hano tukagira n'aka kanishi gatoya wakwihishamo cyangwa se ugashyiramo akabati k'ibintu bitandukanye ukeneye mu cyumba. Kugira ngo uyu mwanya rwose ni munini cyane ku cyumba cya kabiri cy'iyi nzu. Iki cyumba ntabwo gifite dushe mo imbere, ahubwo iri hanze, kubera ko abantu bari muri ya salo bashobora no kuba bayikoresha. Ariko overall nanone ni dushe nini kandi rwose ifite umwanya uhagije. Aha naho kongera za detail n'ababwiye utuntu twose n'umukara nk'uko mubibona. Ahangaha tukagira toilette ndetse n'akavabo kuri uru ruhande rwo hirya. Ibintu biri muri dushe bipanze neza rwose, n'aya makaro meza atanyerera atuma uri koga nyine woga nta danger. Kandi uburyo ibintu bipanze, uramutse ushaka no kuba wakubakira hano dushe iri bya birahuri bituma amazi atameneka ahantu hose, biroroshye bitewe n'uko bipanze. Iki kikaba cyari icyumba cya kabiri na dushe ya kabiri. Hano hirya akaba ariho dusanga icyumba cya gatatu. Nanone murabona ko teme ni imwe, ni urumuri ruhagije. Hano tuhafite iki cyumba kingana n'icyo twabonye hasi, similar sizes, queen size bed, idirishya rinini rituma ubona urumuri ruhagije. Ariko kandi tukagira n'iyi view y'umusozi wa Gahanga hari imbere, kugira ngo nawo ni mwiza. Iki cyumba kikagira nacyo dushe hanze, ariko biroroshye ko ushaka ko kiba kiri self contained nabyo byashoboka. Ahangaha akaba ariho dusanga umwanya wo kogeramo. Nanone ibintu biri muri aya madushe bikoze neza ku buryo ushaka kuhafunga biroroshye cyane gutandukanya ibintu. Dushe ni nini irahagije, isa nk'izo twamaze kureba. Toilette, umwanya wo kwitunganyirizamo mu maso urahangaha, mbese ni dushe nziza. Hasigaye umustar w'iyi nzu ariyo chambre principale, tukaba tuyinjiramo duciye hano. Ni mu ndebero ukuntu uyu mwanya ugana wa chambre principale. Ni munini pe, ni munini, urafunguye iki gice cyose. Murabona ko ni amadirishya n'inzugi zislidinga zidafite grillage, ni ukuvuga ufite urumuri rwinshi kandi ruhagije rwo muri chambre yawe, ku buryo rwose hasa neza, hafungutse neza. Umutwe w'igitanda uri kuri uru ruhande, ngira ngo niyo mpamvu mubona ko kuri uru ruhande hari interrupteur. Hano hasi hari udushara two gutuma aha hantu hasa neza. Ndetse ahangaha akaba ariho basize plugs za televiziyo igihe wazikenera mu cyumba cyawe cya chambre principale. Kuri uru ruhande tuhafite dressing table, aho washyira dressing table. Ntayihari ariko aho wayishyira kakanu ko kwimakiya, kwitunganya, nkeka ko ari akadisiyo keza. Ndetse aha tukagira balcon. Iyi ni balcon ya chambre principale. Murabona ko ari umwanya nanone mwiza kandi ukomplimenta ibintu nzu neza, witegeye street ya Muyange ndetse na parking. Ntabwo view ari nziza cyane, ariko nanone nta kibazo cyayo kuko ari list guhereza ahantu ushobora kwicara uruhutse. Reka twikomereze, duce hano. Ibirahuri ni byinshi cyane nari nkubiseho. Reka twikomereze duce hano bereka ikindi. Iyi nzu ifite na dressing room, so icyumba cyo kwambariramo. Urabona uru rwambariro naho basize umwanya warwo, nta tubati turimo, ariko murabona ko uyu mwanya uroroshye kuba wawusetinga neza. Ndetse tugava mu rwambariro twinjira muri douche principale.
ni douche principal nanone nziza, dufite floating vanity hano, tukagira miroir, ngo iyi miroir iba ifite n'umwanya wo kubikamo utuntu inyuma, ariko murabona ko rwose ari vanity nziza. Ku ruhande gato tuhafite toilette, ndetse kuri uru ruhande tukagira umwanya wo kogeramo, ni walk-in shower. urabona ko ari nini cyane kandi gifite na cya kirahuri kwa nyirinzu baba bahitayeho, so kwa boss w'urugo we barakamwestariyemo ku buryo uyiguze ntabwo ukeneye gushyiramo ukoga amazi atajya ahantu hose, aguma kuri uru ruhande rwa douche gusa. Murabona ko rwose iyi douche ari nziza cyane. Tukaba twarebeye hamwe ino nzu nshyashya iri Kicukiro ku Muyange, ifite ibyumba 4, douche enye, ikagira salle ebyiri, iri ku Muyange kuri kaburimbo. Ukaba wayigurira uyu munsi kuri $200,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Reba contact details zacu muri description y'ino video cyangwa se kuri screen, uduhamagare niba wifuza kuyisura. Bibutsa iyi chaîne yacu twerekana amazu agurishwa ndetse n'ibibanza mu Rwanda no muri Kigali. Uramutse rero wifuza ko twabafasha kuyisura, kugurisha ahantu hawe, twandikire, duhamagare, ariko kandi usubscribinge, ndetse niba n'ino video yakunyuze kanda like unatubwire muri comments ngo kuhaje. Naho utaha rero ni Kicukiro Rwanda.